reka mwumve amagambo ya cya kigoryi mwumve mureke mwumve dore ubaki unava dore umuntu dore umva neza tugiyewe zabya y'amana wako ndi hano rero kugira ngo sobanurire ikibazo nahuye nacyo muri no minsi uradusobanurira twe twarakubyaye byinshi byabayeho so njyewe rero nagize ibibazo igitekerezo cyo gushaka umugore ura n'umukobwa turaganira mubwira yuko bifuza yuko yazambera umugore arambwira ati nanjye nakubera wambera umugabo so ikintu cyabayeho ni amakosa ariko nanone numvaga atari amakosa kuko numvaga umuntu mukuru nanjye ndi umuntu mukuru ntabwo nazana umugore ntashoboye inshingano z'urugo ntabwo nazana umugore nashoboye kubaka urugo ariko ikintu cyabayeho umugore yaje mu buzima bwanjye yeranya n'inshuti yeranya n'abavandimwe mu buryo ntabasha gusobanura mvuge ngo yarambwiye ngo nguriya ariko yankorera gutuntu namwe murabizi muri abantu bakuru ku buryo ancomekanya n'abantu ibazeho umuntu ageraho akwangisha ababyeyi ibyo twarabirenze ndavuga ati okay niba udashaka ababyeyi mu rugo iwacu n'ubundi ababyeyi ntabwo aribo banyubakiye ninjya mbakumbura sinjya kubasura si ngombwa ko bazana muzi ibintu byose byabayeho twagize gutya duhura n'ikibazo bijya hanze yacu cyo turi mu gikorwa cy'abantu bakuru ariko mu by'ukuri iyo video yabaye intandaro y'ibintu byose umugore ntabwo yongeye kunyumva umugore ntabwo yongeye kunyubaha mbese video yayigize icyitwazo n'ikikango cyo kumbwira uko nitwara kose umaze kwiyereka n'ukora icyo cyose nzagufungisha so nagerageje uko nshoboye shaka inshuti mfite manager wanjye witwa James aba muri Amerika yaramaze iminsi mu Rwanda mamagara James mamagara mu rugo turaza twiga ku bibazo bya hano ndabwira ati ikintu kiza kitera akaduruvayo mu rugo rwa hano suko turwana cyane ahubwo tuba turi kuganira ku bintu runaka tutari kumvikana umugore akavugira hejuru nk'aho ari gutabaza ntamubwira ni ariko kuki kuvugira hejuru wajya uvuga gake niba ushaka ko dukemura ibibazo ukareka kuvugira hejuru ibyo byose twarabirenze noneho tuza kwiha umwanzuro wo kuvuga yuko umuntu niyongera gukora ikintu kidasobanutse icyo ari cyo cyose buri umwe wese azavamo bava njyewe nagiye ku kazi nk'uko mubizi ko kuririmba ngeze ku kazi nkahurira n'ibibazo challenge z'akazi zarizo zose twarabirenze noneho tuza kwiha umwanzuro wo kuvuga yuko umuntu niyongera gukora ikintu kidasobanutse icyo ari cyo cyose azavamo ditatu bava njyewe nagiye ku kazi wumve mubizi ko kuririmba arimbisha induru ibirenge ngeze ku kazi nkahurira n'ibibazo challenge z'akazi zarizo zose yego mu masaa 9 naramuhamagara narundi rwango nari mufitiye yego nari nsinzaho musize narundi gukoresha ditatu so kandi urabizi ko gufunga ari mu masaa 8 so yego yafatiyeho performing icyo gihe rero yaramamagaye ndamwitaba ariko n'inyumba afite uburakari bwinshi bwo kwita nshaka uburyo ndaza ngeze mu rugo nsanga afite uburakari bwinshi ndamubwira ati gusa uba wibuka ko njyewe iyo mvuye hano nari ngiye mu kazi ese njyewe nari ngiye mu kabari ese mbese mbwira ikintu nari ndimo mbabarira wumva ibintu ari kuvuga bari ni ibintu by'amahombo bitumvikana wumve ukeneye umwanya kujya uceceka ukavugira hasi ubwo nari ntangiye kujya nkeka ko ibintu nta kongera gutungana ubwo mwanzuro dufashe ni uko umuntu uzongera gukora ikintu cy'ubugoryi agomba guhunda umwanya undi ubwo nanjye ikintu nakoze nahise mfata inzu ndayifunga ndagenda njya ku irebero
wumve ngiye ku irebero, ngeze ku irebero umuturanyi barampamagaye ati ariko se kuri kwimuka? yego ye Ati njyewe se ndi kwimuka? Ati turi kwimuka. Ndababwira ati njye ntabwo ndi kwimuka, urabona hano hari ibintu hano harimo imitako, ibiki, ibitanda, ibintu byose yaratwaye. Ndangije numva nkamusanga ahantu ibyo bintu yatwaye, ibyo bintu mwamwumvishe rero hano mu gihe gutuma kiri ibintu byose hanze hano sasa ahangaha uwo rizagwira uyu munsi ryakugwiriye kakubitwe n'inkuba umva ahangaha yahise agenda ndashaka wumve uguze ikintu yahise akora bakimara kumurega mutapote ahangaha akimara kumenya ko bamutaye mu bintu yahise akora yahise ashinja umugore ngo yamwibye amafaranga umva Diane, ndashaka ibyangombwa byanjye n'amafaranga yanjye, ntukazizane iyo mikino y'ububobo wa murezi. Ibintu nagize nakuronderereye ariko mbamubwira hari ibintu bitajya bikinishwa. Ibyangombwa byanjye biri hehe n'amafaranga yanjye yari mu kabati? Twajya ureka ububobo mwana. Murebe ariko noneho iki gitipere n'ikigoryi bro wibaze ahangaha muri iyi video yakoze noneho hari n'abantu binjije bro muri iyi video ya mpano yakoze kiri kuvuga ko cyari cyagiye Bukavu yagiye Bukavu nta byangombwa afite munsobanurire yagiye Bukavu nta byangombwa afite none hano aravuga ngo umugore ngo ibyangombwa bye ngo yaje asanga ibyangombwa bye ngo yabitwaye ngo ibyangombwa yabitwaye ngo yaramutuye ngo na miliyoni imwe ngo n'igice byanjye n'amafaranga yanjye ntukazizane iyo mikino y'ububobo wa murezi. Dore ibintu nagize nakuronderereye ariko mbamubwira hari ibintu bitajya bikinishwa. Ibyangombwa byanjye biri hehe n'amafaranga yanjye yari mu kabati? Umva ye twajya ureka ububobo mwana, wajya ureka ubwo bubobo bwawe, urabona buzakumarira urabona utazakenyuka utazikenyura. Kandi bifite umumaro reka duhure ihangane kandi ihangane nyuma ariko rero iki giti pere reka duhure ati kandi wihangane ibikomeza kubera yuko nawe urabizi ibikomeza kandi amaye ngiye uri kwangira uri kwifunga gutya. ahangaha rero reka tujye mu nyandiko reka batware mu nyandiko ibyo yanditse ndahera he Angie Diva, thank you. And Mama gift mwese thank you. God bless you. Nase uko kuntu yavuze ngo inzu ndayifunga ndagenda umuturanyi yatamamagara ngo uri kwimuka ibintu babicishaga mu kirere. Kimana, thank you. None se ko abantu babazi ko mubana. Uretse gato ngiyewe ndashaka kubahereza Kandi bavuze ngo inzu bari yari yayifunze ariko uretse gato Kimana, thank you. mu ntega amatwi uretse gato reka mbateremo ntuza musharingi live give me a second kamaro turagiTherapy ariko buri kibiri bo nk'ibyo batinganya ubundi bamugana umuntu ashyiraho ngo gutereka telefone ngo kuyihagarika umuntu umugabo afata telefone mu ntoki bro mutapinge screen noneho urumva Diane ariko dore ariko yamanuriye ikigo ryo bakakubitwa n'inkuba dore ye mbere yuko rwita baribwe uravuze erega nje ibintu byose banabibonye dore Yavuze ngo nyamara iki
ushatse kuvuga mbwira madame. Erega Nessa wowe uri ku ruhande rw'umuhanzi mugenzi wawe, erega nakumvishe kuva ejo wivugishwa oya ntabwo urumva nyamba ku ruhande, narakumvishe madame. ntabwo nyamba ku ruhande. Wanabona n'uyu mugore ari uwo bamuteza barara. Uravuze ngo Wabona uyu mugore ari n'uwo barara bamuteze. ariko umiriye dale. Oya mwese ndeke kuvugisha ukuri. Erega Ndakubaza go iyo ikintu cyabaye umuntu bande adahari bande amenya ari ibikize. uzi ikintu Dumba yapfuye na ya mpano. Nyamara tujya tureba impande zose. Ntega amatwi, uzi ikintu Dumba yapfuye na ya mpano? Urakizi? We Uzi ikintu Dumba yapfuye na ya mpano? ntacyo nzi. Ceceka rero, ni ukumubuza kubana Ariko n'uyu icyo mukobwa. Dumba Uri kunyumva? uyu mukobwa none niwe Arabyanga. wikururiye Tugende ibibazo. gatoya. Ndakubaza, reka nkubaze ikintu kimwe. Iri bamuteze baramumuteze bamufatira iriya video. Wabonye n'amaso yawe? Ndi kukubaza. Umva mbabarira ibi bintu simbivugeho kuko byatuma ninjira mu bidetayi byinshi. Mbireke. Yego ye. Umva nkubwire. Urukumva? Ntubizi ngiye ko urabyibuka vugira kino kigabo? Nyamara go Umva nkubwire. niba ushaka ko natwe twanyuzamo tukavuga uko tubyumva, ngewe mvuze uko mbyumva, navuga nyine uko mbyumva. Reka uko uzavuga uko ubyumva tumaze kumva wasanga rega bara batari byo babana ari byo yamufungiye. None se kuki reka nkubwire. Reka dutegereze ribu turebe icyo ribu isa gutangaza. Yagiye muri show ya The Ben, ko Yampano yagiye muri show ya The Ben n'ubundi ari kumwe akundana n'uyu mukobwa. None ibi bintu kubera iki kuva Yampano yatwika aribwo bitangiye kuva Yampano yatwika show nta mahoro aragira. Babarira wumve frame. Mujye mureka babarira wumve. Nta kintu uvuze. Ndashaka kukubaza. Ariko muri bitangaza. Ndashaka kukubaza. Inshuti ze za Yampano ni izihe? Sizo yahereye afungisha barimo puzzle uyibongeye gusubirana. Wamwoheje gufata izi video zitamakinga sense. Ariko koko izo nshuti none se yari ikimara ku ruhe rwego. None se izo nshuti zikubwira gukubita umugore wawe ukamugira kurana na beretse amafoto. Which kind of friends aho ngabo mu byukuri? Urukumva? Godfather vuga uziga ejo buri nibasubirana uzavuga iki? Yego ko bazasubirana nyine. Bazasubirana, of course bazasubirana. Do you think I care? Ariko ngiye ntabwo nabona ihohotera ngo ndeke kuyivuga. Gusubirana bazasubirana, I don't give a fuck. Urimo kunyumva? Ariko ntabwo nabona biriya biboro ngo ndeke kubivuga. Ikintu cyambere ugomba kumenya. Ariko nkakubaze we Nessa. Uremera ko muri mageragere ubu ngubu hariho abantu baboshwe kubera ubugoryi bwa Yampano bira video bye byagiye hanze? Benshi cyane. Reka nze ngusobanurire ikintu kimwe Nessa. Impamvu nakarabye Yampano kanye gusobanurira. Kangusobanurire impamvu yatumye nkaraba Yampano. Ari ama video akimara kujya hanze ya Yampano. Narahagurutse nari umuntu umwe rukumbi wavugaga amagambo uri kuvuga none ko Yampano agiye kugira ate? Akeneye ubutabera akanarenganurwa. Urimo kunyumva? Mentioning amazina ndavuga nabo bantu babafate babafunge. Sinzi uri kubyumva. Aba bayapazo bose ndabamagana uzi ko bageza nga bakanyikoma. Bantu bose bava ngo gufungisha ba jihad. Urabyibuka? Byumwe rukubi ndi nyuma ya Yampano bakavuga ngo Yampano yanyishuye. Uri kunyumva? Bro, kugeza igihe niboneye iyo investigation ikirimo mu rukiko bari kuvuga ati mukora iperereza kuri Yampano. Bro, hataraca iminsi 2. Njya kubona mbona Yampano ari kongera gukina indi prono n'undi mukuba ngo arashaka kubaza umugore. None se go. Reka zikubwire. Buretse gato Dani nawe ukabona buri kantu kose ukoze. Umva mfite video. Reba ko buri kantu kose Yampano akora video biri hanze. Ntega amatwi hari ikintu tumva. None se ni gute ni secret? None uretse gatandatu gakubaza ikintu. Umugore utagira secret.
mane nawe reka kugira ikigoryi. Reka nkubaze ikintu kimwe. Reka nkubaze. nacecetse Uretse gato kamanze nkubaze ikintu kimwe. Ejo bundi ngiye icyatumye mfata uyu mutipe nkamuruka. Mbwira gufata telefone akajya kwa Bamporiki muri hoteli mu Busanza, agafata telefone agahamagara umugore kuri video call ari gusambanya undi. yego kubyo byose byo ntabyo ndi. Cicika rero. Ni ukuvuga ngo yaragiye umukobwa barashwanye, umukobwa arahukana aragenda. Aravuga turagiye, reka nze nkwereke ko ndi umusitari. Ajya kwa Bamporiki yishyura icyumba, afata umukobwa mu bakinishije video. Bro, amukinisha porono ari kuri ntabwo amukinisha kuri video call, video irazingeraho. Video ngezo navuze y'amano ndagukarabye. Ngo ari kumwemeza. Which kind of umutego? Iyo mitego uvuga ni iyihe mu by'ukuri? Okay, hari igihe godi Uretse gato ibyo dufate impande zose twemere ko godi ishobora kuza mu buzima bwawe nkakubera ikigeragezo. Umurwayi ajya mu bitaro, urimo kunyumva? Ntabwo waba udafite ubwenge, uzi ko hari abantu bafunzwe kubera wowe. Wakanguka bro, n'ibitabuka biretse gato. Wakanguka. Ariko abantu barafunzwe. Ngiye gusobanurira abantu impamvu y'amano nahise mukaraba. Ngahita mva no kuri side ye kavuga nti ntabwo ukeneye ubuvugizi, niwe nyirabayazana. Sobanurira uku buryo waba uri mu bibazo, uzi ko hari abantu barenze bane bafunzwe kubera kese yawe. Abagenza cyaha urimo kunyumva n'abanyamategeko b'abo bantu bari kuvuga ati nyamara mukuri perereza kuri ya mpano. Ukabyuka mu gitondo ukajya ahantu hazarani ukiyishyurira icyumba ku ikarita yawe, ukazana umuntu kamera zihari, ukinjira mu cyumba ugakora umwanda nk'uwo ugafata umwana w'umukobwa, amafoto nayo afite umwana w'umukobwa wirabura bayimo ko yashatse no gutwika cyane. Ntabwo ari ugutwika, ntabwo ushobora rwose ubwo arimo gutwika. Reka mbabwire, ni ukuvuga ngo birabibona kumara gusora kuko nabizi ko uretse gato kuko ribi birabifite, ndabizi ko ribi bifite. Ngiye nkimara no kubibona nabyohereje kuri email yabo for your information. Vuga ntaho abantu bafunzwe bararengana dore nyirabazana nguyu. Ngiye ntabwo nzi kunyura uruhande abazavuga ko God fata mba nari ngo nashaka ndanga umuntu mwangira iki. Narabifashe ndabyohereza ndavuga ati murebe abantu bafunzwe bari guhohoterwa dore ibintu umuntu ari gukora aya masaha. Wansobanurira gute nani Nessa ko abantu bafunzwe bari kuzira amashusho y'urukoza soni, ukagenda ukajya kunoneho kurongora live yari video call ndabifite ngo noneho ngo yashaka kubabaza. None se go tugende gatoya video yayifashe umugore watabibona ko ari kuyifata. Tega amatwi ari kintu utari kumva, urukwitiranya ibintu biriya byabaye. Ntabwo bira nawe twese mu buriri dukora ibintu bitandukanye. Urimo kunyumva? Ariko mufata ariko y'amano bamurimira urumuremire kandi umugore wagatambuka yemye. Ubu njye na Bitkira twafatiriye video, Bitkira agafata ibintu byose akabindimiraho kandi telefone irateretse twayifashe turi kumwe. Iriya video ntitwishireho comment kuko nishano ryaguriye umwana w'umukobwa kuko afashe video ni y'amano twarabibonaga. Wenda babyumvikanyeho ibyo tubyihorere. Urukumva? Ibyo video n'ibyabereye mu buriri bwabo tubyihorere, ntabwo tuza kubigarukaho. Niyo mpamvu nanayi defanze nkavuga nti ibyo dukorera mu buriri byose mureke ibingibi. Uwakoze amakosa abantu bashatse kurimbura uyu muhanzi bashyira iyi video hanze bahanwe kandi barafunzwe abaketsweho. Siko bimeze, ira ntabwo nyigarukaho. Ngiye numva agomba kubona ubutabera bakareka kubibuza n'umuziki we. Niba ubyibuka amagambo nabwiraga ya mpano ibintu biguca intege. Urukunyumva? Iriya video yafashwe ndi mu bantu bakomeje ya mpano babwira ati ukomere, umugore wawe akomere, ubuzima bukomeze, umuziki we ntuhagarare. Urimo kunyumva? Iriya video ntabwo nyishyiraho comment nonaha. Ibyo ngibyo birimo abo bantu bari gukurikiranwa. Ya mpano yagiranye ikibazo n'umudamu. Urumva umudamu yarafite ihungabana, reka tuvige gutyo kubona ibintu bijya hanze. Umudamu yaje kujyana nayo ikibazo. Ya mpano akiva mu Bubirigi bajihadi bafunzwe igihe baburanaga, aje atumvikanye n'umugore. Ya mpano ajya kwa Bamporiki ngo agiye kumwemeza, arongera asohora indi video kundi mukobwa ari kumurongora bro live. Yafashe video call arahamagara umukobwa asohoka ajya muri lavabo, yinjira giteye neza, yinjira muri lavabo umutiba musangamo bambaye uko bavutse. Tubyitera by'umutego se ngo ari gushaka ngo guhana umugore we. What the hell is that? Video naite umukobwa, video iragaragara umukobwa yakanuye amaso yumiwe.
ya mpano ari guseka ibitwenge byamwishe, ari guseka, ari gukoresha y'amageste y'abahanzi. Niho nahise mvuga ati ndagukarabye, nta nubwo ushobora no kwigirira impuhwe. Ntabwo sinzi uko ubyumva neza kanwebi, nuko gusakaza bitemewe, nakabaye mbikweretse bari kuvuga ati aha ngaha birandenze. So aha ngaha rero uko birebe urimo kunyumva, aha niho navuze ati ya mpano amaboko ndayamanitse, ni izina ry'Imana niba ushobora gukora ibintu nk'ibi ngibi, I'm done with you. Aba bantu bafunzwe ba jihad barekurwe. Nibwo nahinduye, rega nibwo naje navuga ati umuntu ugomba gufunga kuri gusakaza video ni ya mpano, ntabwo byumvikana, ariko hagombaga guhitura ba jihad. So tugende gatoya rero, niba ushobora gukora ibintu nk'ibyo ngibyo, ibyo bibaho, urimo kunyumva, ndabyamagana. Maze kubyamagana, dore uyu mukobwa baragenda barahurudutse no kwa Pasiteri Hakimu ngo arabasengeye ngo Imana iramubwiye ngo nibongere ngo babane, ngo Imana ngo iramubwiye ngo babane, baragiye barabanye. Ya mpano noneho nta nubyo ibindi ahisa amugonga. Kanze nkubaze uwo mutego winjira mu mutwe wa ya mpano, ukamubwira gukana imodoka kwa accelerate imodoka ngo agiye kugonga agonge moto, umugore we yicaye yamugonga mugire kuri yamugize. Uwo ni uwuhe mutego? Tuvuge ko yasaze, baramuteza umutego. Uwo mutego ujya mu mutwe wa ya mpano, abantu nabahanga. So ngewe rero ntabwo njya nyuri iruhande. Uriya mudamu yaje arabisobanura yesterday, wari uhari, wabyumvishe? Ujye kuri YouTube. yego nabyumvishe. Uriya mudamu ibintu yabisobanuye wabyumvishe? Uriya mudamu uzi akimara kuva wibaze ko uriya mudamu yakunze ya mpano birenze uko bitekereza. Uriya mudamu yaramukunze, wibaze ko yarangije kumugonga gutyo akamujyana kwa muganga. Bavuye kwa muganga araza amufungirana mu nzu, amuvanaho telefone, yamurekuye yamufunguye mu nzu ariko amaze gukira ibikomere bimaze koroha. Urimo kunyumva? Nibwo yamusubije yoye kumushyira hewani. So ibyo ngibyo reka nkubaze ikintu kimwe, kankubaze Nessa, nsobanurira uko bizi ribi ishobora gufata umuntu ikamusigarana nta bimenyetso bihari. ntabwo bibaho ibimenyetso nyine nabo nyine nanjye ku kantu navuze ko ikintu cyose impamvu kiba gikeneye ibimenyetso. Kukugambanira nta kindi, nyine hakenerwa ibimenyetso. Nese umuntu yakugambanira nta bimenyetso? None kankubaze ikintu kimwe nyine gituma ubwo ya mpano nawe arakubwira ya mpano muri aka kavideo nakumvishe yavuze ati umugore wanjye kuva twabana mu mwaka akuyemo inda 3. Urikumva? Ati kandi buri gihe yagiye kuzikuramo arabanza akashaka ibintu kuntugirana ibibazo kugira ngo abone uburyo agenda atagaruka ntanda. Reka nkubwire ikintu kimwe ugomba kumenya, ntabwo uriya mukobwa mugomba gusobanukirwa. Nje ntabwo mbizi ibyina, ntabwo ndibuze kujya mu nda z'undi muntu. Muri ako ka video birimo akora uretse gato ntega amatwi, ntabwo ninjira muri ntuza mu nda y'umuntu, urimo kumva? Ahubwo ndagutwara muri ubu buryo unyumve, urumva? Yego ndagutwara muri ubu buryo. Uriya ntabwo ari umwana w'umukobwa, uyu ni umukobwa wabyayeho udashobora gutinya kubyara. Sha uburyo abyanye ntabwo uburyo abanyemo na ya mpano, urimo kumva? Ntabwo tugiye kwinjira muri y'ababyeyi n'umuntu. None zero gaze kubwira. Reka nkubwire. Yanditse nyine comment iransetse. Indaya ni wowe werewe. Kwana ntogasa ntaza kanofashe. Nase ndakubaza tugaruke gato mutapinge screen ndabera kakira ni iki werewe ni iki gorye komane nazako kasi ya buroro nta kantu bihuri. Yamano nitumuremereho uburimiro kuko yamano reka nze nkubwire byinshi birenze nibi. Reka nkubwire ikintu ugomba ndabigusobanurira kandi ndabigusobanuriye. Bro yampano mu izina rya Yesu. Ngiye nkimara kubona video kwa Bamporiki naramukarabye burundu kabisa, burundu. Jewe